Hello guys, nizere ko mumeze neza. Noneho tubazaniye update, amakuru mashya ku bijyanye n'imireberwe y'amanota kuri uyu munsi. Nk'uko twabibonye mu itangazo rimaze iminsi ricicikana ku mbuga nkoranyambaga, yatangaje yuko amanota yo mu mwaka wa gatandatu abanza ndetse n'umwaka wa gatatu amashuri yisumbuye arasohoka uyu munsi ku isaha ya saa cyenda zuzuye, nibwo NESA nyine iraba iri kuri RBA batangaza amanota. Noneho uburyo bwo kureba aya manota gusa ngo bwahindutsemo ukuntu nk'uko ubibona kuri screen yawe. Urabona dufite screen imeze uku nguku, mu gihe ubusanzwe twabaga dufite screen nayo imeze uku nguku, ariko uri kubona hano hari icyahindutse, aho kwandika amakode, aho kugira gute, urabona ngo hano dufite aho kwandika kode. Aha ngaha niho ushyiramo index number zawe, nyine iriya kode uba waragize ute, warakoreyeho. Kugira rero ugere kuri screen imeze uku nguku, noneho ukabasha kubona resulta zawe, bigenda bite? Nicyo kintu tugiye kukubwira. Nimba uri mushya kora subscribe kandi no kunzogera, nimba ari bwo bwa mbere nyine ubonye iyi channel mu maso yawe, kandi wibuke gusharinga n'abandi kugira ngo babone iyi video mu ba mbere, ndetse babashe no kuba bamenya uburyo ki bakireberamo amanota yabo bitagize ute, bitabagoye. Bisanzwe rero kubona dufite iyi screen nyine ukubona aha ni resulta za primaire, then n'iza secondaire nazo ukubona hano hari aha ngaha uri kubona dufite na national exam results za primaire nyine na secondaire. Ku bari mu wa gatatu naho turaje tubashireho link murayisanga hehe? Murayisanga muri description y'iyi video, cyangwa se uyisange hehe? Uyisange muri comment. Ikindi numara kubona izi link zimeze gutya, ugakanda kuri link ushaka, nyine urahita ugera kuri screen imeze uku nguku. Ukabona aha ngaha dufite screen noneho yo mu wa gatatu. Icya mbere uri bukore uraza aha ngaha wandikemo index number zawe, nk'uko ubona nyine babikubwira ko ugomba kuzandikamo. Then icya kabiri uri bukore urahita ukanda hehe? Urahita ukanda hano handitse get your results. Hano ukimara kuhakanda hano urahita ubona resulta zawe n'amanota byose nyine uko byagenze, nyine urahita ubona umusaruro wawe wakoreye. Then haba kuri primaire haba kuri secondaire hose inzira zo gucamo ni izi ngizi. Nkuko twabyoroheje rero nta gutinda, wowe uhita unyarukira muri comment, then urebe muri comment nyine, cyangwa se muri description y'iyi video urebe link zipininzemo, then uhita uzikandaho bitewe n'amanota ugiye kureba. Uzikandaho bitewe n'amanota ugiye kureba, niba ari primaire cyangwa se secondaire, then uhite wirebera amanota yawe. Ciao, reka tuzikora muri video iza gukurikira, ariko si ugende nyabuneka udakoze subscribe. ICT Rwanda, isoko y'ubumenyi bugezweho mu ikoranabuhanga.